Yes, bakunzi bacu turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Twishimiye kongera kubana namwe muri wa mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Turagira ngo duhe ikaze umuntu wese udukurikiye. Imana iguhe umugisha, tuguhaye ikaze ku muyoboro ijambo ryawe Mana TV. Ibisanzwe amazina nitwa Nzabonimana Emmanuel, umugabo wo guhamya ibya Yesu. Ndagira ngo rero dusenge Imana, hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana, Imana iduhaye kuvugaho uyu munsi. Imana iduhane umugisha. Imana turagushimiye, tugushimiye ko watugiriye neza, ukaturinda. Tugeze kuri uyu munsi, kuri iyi tariki, dushima izina ryawe rihimbazwe. Turakwingize ngo ubonekane natwe muri iki kiganiro, ijambo ryawe ryubaka imitima ya benshi, kandi umuntu wese urushye aruhuke, umuntu wese ugukeneye akubone. Twebwe twese dusubizwe muri iri jambo, kandi duhemburwe, Mwuka wera agumane natwe. Gushaka kwa muntu kubure, hagaragara gushaka kw'Imana. Uduhane umugisha n'abadukurikiye bose mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Turagira ngo tubagezeho intego y'ijambo ry'Imana Imana yaduhaye uyu munsi, kugira ngo tuze kuganiraho. Tuzanye ijambo rivuga ngo abantu b'iki gihe bakenerera iki? Kuki abantu b'iki gihe bakenera ibimenyetso? Kuki ab'iki gihe bakenera ibimenyetso? Muri iri jambo turaza kurebera hamwe ukuntu abafarisayo bagiye kugerageza Yesu, bamusaba ikimenyetso, ngo nabahe ikimenyetso giturutse mu ijuru cy'ibyo akora. Ariko arababwira ati, ndagira ngo mbabwize ukuri ko nta kimenyetso muzabona keretse icya Yona. Turaza no kurebera hamwe icyo Yesu yari ashatse kubwira bariya bantu. Mbese ikimenyetso cya Yona cyo ni ikihe? Mbese kuki muri iki gihe abantu bakeneye ibimenyetso? Kuki muri iki gihe abantu bakeneye ikimenyetso? Ibintu by'Imana se byabaye urubanza? Imana itugire neza. Uwo dukurikiye turagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, kandi Imana iguhe umugisha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 16. Turasoma umurongo wa 1 turangiza uwa 4. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo, Yesu yima abayuda ikimenyetso. Abafarisayo n'abasadukayo baraza bamusaba ngo abereke ikimenyetso kivuye mu ijuru, kugira ngo bamugerageze. Arabasubiza ati, iyo bugorobye muravuga muti hazaramuka umucyo, kuko ijuru ritukura. Na mu gitondo muti haraba umuvumbi, kuko ijuru ritukura kandi ryirabura. Muzi kugenzura ijuru uko risa, ariko munanirwa kugenzura ibimenyetso by'ibihe. Abantu b'iki gihe kibi bishimira ubusambanyi, bashaka ikimenyetso, ariko ntacyo bazahabwa keretse icya Yona. Imana itugire neza. Ngo abasigaho aragenda. Aba bayuda, aba bafarisayo, aba basadukayo, twibukiranye ko ari abanyedini. Bari abanyedini bafite imizingo y'ibitabo minini irimo amateka menshi. Ariko Yesu avutse, Yesu aje ku isi, wari warahanuwe mu bitabo bari bafite byanditsemo ko Mesiya azaza. Ahageze ntibamwizera, ahageze ntibamwemera. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo yaje mube ntibamumenya. Umucyo waviriye mu mwijima ntiwawumenya. Ariko ni igitangaza, ntabwo nzi ukuntu wabisobanura ko umucyo wavira mu mwijima, umwijima ntumenye ko umucyo waje.
kandi ibyo tubona iyo umwijima uhari, umuriro wagiye, iyo umuriro ugarutse itara ryaka, hahita habona ako kanya, ntibikenera ibimenyetso, ubundi umucyo uhita wisobanura. Ariko mbabarira wumvira ijambo rivuze ngo umucyo waviriye mu mwijima, umwijima ntiwamenya ko umucyo waje. Wowe nkurikiye unteze amatwi, ndagira ngo nkubwire ngo ibintu bya Yesu byabaye urujijo mu banyamadini n'abanyamatorero, ariko tubivuga, ariko byari idini. Bakavuga bati ese uyu Mesiya bavuze uko twatekerezaga azaza siko twamubonye, ntabwo ari we. Kandi tujya tubwira abantu ngo ibimenyetso n'ibitangaza Yesu yakoze nta wundi wari warabayeho wabikoraga. Bashakaga kujya kumwizera rero, bakabona bagiye kubika imihango n'imigenzo y'amadini yabo. Idini yabo yariho kiriya gihe. Uko Yesu yaje, aje kuruhura abantu, aje gukuraho abantu ingoma y'igitugu, aje kuvanaho ibintu by'imihango y'amadini, aje kuvanaho ibintu by'amasabato n'inyama z'ibinure n'ibitambo bajyaga gutamba kugira ngo umuntu ababarirwe ibyaha. Kuza kuvanaho ibyo bintu rero, hari abo byari bitunze, byari bibeshejeho, biba ikibazo gikomeye cyane mu Bayuda. Imana itugire neza. Uyu munyedini, uyu muyahudi, cyangwa se uyu muntu ufite idini, usoma imizingo, agasoma ibyabaye ku mateka y'ubwoko bwa Isirayeli, akaba azi ko hazaza Mesiya gucungura abantu, abitsa aya makuru ku ngo azaza. Kandi amaze kubatizwa na Yohana umubatiza, abantu benshi babonye ko Mesiya aje, kubera ko hari ijwi ryamuhamije. Ariko nyuma gato baravuga bati oya. Ijambo ritubwiye ko bamusabye ikimenyetso ngo kivuye mu ijuru kugira ngo bagire gute, bamugerageze. Imana itugire neza. Bivuze ko bari bamuzi, ariko bashatse kumugerageza. Ndagira ngo mbwire abantu ngo bakimusaba ikimenyetso, Bibiliya iratubwiye ngo nawe yarabashubije arababwira ngo mubasha kugenzura iby'igihe. Mwabona haramutse ikibunda kijimye, ijuru ritukura kandi ari umukara, mukamenya ko haza kugwa imvura y'umuvumbi. Mwabona bugorobye hari ikirere kijimye, mukamenya ko ejo hazaba igihe runaka. Arabwira ko mubanza kubasha kumenya iby'ibyo bihe, mubasha kubisobanukirwa, mukabyibwira. Munanirwa mute kumenya iby'iminsi n'ibihe? Mana tugire neza. Yari yamenye ko ibyo bamubazaga byari kumugerageza, ariko nawe arababwira ati nzi neza ko mubasha kumenya iby'iminsi yanyu n'ibihe byanyu. Mwansobanurira mpamvu ki ituma mutamenya iby'ibihe tugezeho, ituma mutamenya ko Mesiya yaje, ituma mutamenya ko Umukiza w'abari mu isi yabonetse, ko mufite ubwenge mukabasha kumenya iby'ibindi bihe n'iminsi. Mwansobanurira mute ko mutamenya ko Mesiya yaje muri mwe? Ko muvuga ngo nibaye ikimenyetso kivuye mu ijuru, mwansobanurira mute ko mutazi ko ndi umwana w'Imana, mufite iyo mizingo y'ibitabo? Bari babizi, ariko baza kumusaba ikimenyetso kugira ngo bamugerageze. Si uko atari bukibahe, ariko yarababwiye ngo ndagira ngo mbamenyeshe ko nta kimenyetso muzabona keretse icya Yona. Imana itugire neza. Wowe dukurikiye, ndagira ngo nkubwire ngo kwizera Imana ni ibintu bidashidikanywaho. Iyo uhuye na Yesu ubwe akakwiyereka, aguha ibihamya bifatika
ku buryo utongera gukenera ibimenyetso. Ikibazo ni iki: ni ugusaba ibimenyetso wigiza nkana, ushaka kugaragaza ko Imana idahari kandi nawe ubizi ko ihari. Imana itugirire neza. Mbese ab'iki gihe bashakira iki ibimenyetso? Ariko Yesu yaravuze ngo nta bimenyetso muzabona uretse icya Yona. Reka turebere hamwe, mbese ikimenyetso cya Yona ni ikihe? Yona ni muntu ki? Byagenze gute? Kuki ikimenyetso Yesu yabwiye abo Bayuda yababwiye ngo ntacyo bateze kuzabona keretse icya Yona? Imana itugire neza. Reka dusome igitabo cy'umuhanuzi Yona. Imana yatumye Ninewe ngo ajye kuhaburira ko hasigaye iminsi 40 hakarimbuka. Turebe ikintu Imana yakoze. Sobe igitabo cy'umuhanuzi Yona, turasoma igice cya mbere, bigire hepfo dusome rwose, mwihangana abadukurikiye tuze gusoma iki gitabo cy'uyu muhanuzi. Haranditse ngo Yona yanga gutumwa umuyaga ubakubira mu nyanja. Yona yahawe message ngo ashyire abantu b'Imana. Yona yaratumwe ariko yanga gutumwa. No muri iyi minsi hari abantu bameze nka Yona. Imana ibagirire neza, Imana ibatabare. Imana iragutuma ariko ntushaka, ntiwemera, ukeneye ikimenyetso. Ndagira ngo nkubwire ngo nta kimenyetso uzabona keretse ikimenyetso cya Yona. Uhame hamwe aricyo utegereza, aricyo urindira. Imana itugire neza. Hanyuma haranditse ngo ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yona mwene Amitayi riramubwira riti, haguruka ujye i Ninewe wa murwa munini, uwuburire kuko ibyaha byabo birundanije bikagera imbere yanjye. Ariko Yona arahaguruka ngo acikire i Tarushishi ahunge Uwiteka. Amanukana i Yopa abona inkuge ijya i Tarushishi, maze atanga ihoro ajya mu nkuge ngo ajyane n'abandi i Tarushishi ahunge Uwiteka. Maze Uwiteka yohereza umuyaga mwinshi mu nyanja haba ishuheri ikomeye, inkuge yenda kumeneka. Abasare baterwa n'ubwoba, umuntu wese atakambira ikigirwamana cye. Ibintu bari batwaye mu nkuge babijugunya mu nyanja ngo boroshye inkuge. Ariko Yona we yari mu nkuge hasi cyane, aryamye yisinziriye. Imana itugire neza. Nuko umutware w'inkuge aza aho ari, aramubwira ati, wabaye ute wa munyabitotsi we? Byuka utakiri Imana yawe, ahari Imana yawe yatwibuka ntiturimbuka. Bose baravugana bati, nimuze dufinde tumenye utumye dutezwa ibi byago. Nuko barafindura, ubufindo bwerekana Yona. Bahera ko baramubaza bati, tubwire, utumye dutezwa ibi byago, ukora murimo ki? Uraturuka he? Uri uwo mu kihe gihugu? Uri bwoko ki? Arabasubiza ati, ndi Umuheburayo nubaha Uwiteka Imana yo mu ijuru, yaremye inyanja n'ubutaka. Maze abantu bafatwa n'ubwoba bwinshi, baramubaza bati, ibyo ukoze ibi ni ibiki? Kuko abo bagabo bari bamenye ko ahunze Uwiteka kuko yari abibabwiye. Baramubaza bati, tugere dute ngo inyanja iduturize? Kuko inyanja yiyongeranyaga kwihinduriza. Arabasubiza ati, nimunterure munjugunye mu nyanja nayo irabaturiza, kuko nzi yuko iyi shuheri yabateye ari nge ibahora. Imana itugire neza. Katurekera aho ngaho. Katurekera aho. Inshuti mwene data dukurikiye, ndagira ngo nkubwire ngo wikiyobagiza.
uyu muhanuzi Yona yanze gutumwa. Imana yaramuhamagaye ngo umutume i Ninewe, arabyanga, yigira inama yo guhunga. Ariko mu mutima ijwi riracyarimo. Umuntu ashobora kubeshya umuntu, ariko umuntu ntiyakwibeshya. Wowe ntabwo wakwibeshya. Imana gutabara. Hanyuma uyu Yona ajyanye ubutumwa, yanze kujyana ubutumwa Purito, ahubwo agira inama yo guhungira i Tarushishi, ngo amanukane i Yopa, abona ubwato bwerekeza i Tarushishi. Aravuga ati reka nishyura amafaranga ndayafite. Biriya yatubwiye ngo yishyuye amahoro, yishyuye amafaranga asabwa kugira ngo umuntu yambuke. Harangije ajya mu bwato nk'abandi bose. Ubwato buragenda, ubwato bufata amazi buragenda. Hanyuma ishuheri cyangwa se umuraba cyangwa se amazi yibirindura cyangwa se amazi agendana imbaraga. Abantu baturi hafi y'ibiyaga binini cyangwa bitoya, iyo ishuheri ije cyangwa se icyo twita umuhengeri, katubivuge gutyo, ushobora kubona ikiyaga cyabaye nka Nyabarongo, nk'amazi ari gutemba. Kandi ubundi iyo amazi atekanye y'ikiyaga, uba ureba ari amazi atekanye, nta kindi kintu ubona atananyeganyega. Ariko iyo hajemo wa muyaga, ugenda ukoramo n'imisozi, amazi ugira ngo ni ibintu by'imivumba yajemo, agenda yibirindura ugira ngo n'amazi ari gutemba. Ibyo rero ku muntu uri mu ubwato burimo bugenda, ntabwo byakorohera ubwato, amazi yahinduye system abaye arimo, amazi aba yahindutse. Kuyambuka bene ayo mazi ntibyorohera umusare, ntabwo byorohera umusare, kuko amazi aba yivurugumbatanije guturuka hejuru kw'amazi kumanuka ukagera hasi. Biba ari ingorane rero muri bene ayo mazi. Yona rero yicaye mu bwato, agiye i Tarushishi, ahunze Uwiteka, arabizi neza ko Imana yamutumye kujya kubura abantu b'i Ninewe. Imana nayo ibibonye gutyo rero, yohereza wa muhengeri, yohereza ya shuheri, amazi arihinduriza, amazi aba mabi, amazi abyara imyigaragambyo, arivumbagatanya. Hanyuma ngo abasare bari batwaye y'amazi, bwa bwato mu mazi, babwira abantu bati rero turabona ibintu bikomeye, ubwato buri gushaka kugenda bumanuka, mugerageze imitwaro muyikuremo, muyinage mu mazi, hanyuma ubwato tubworohereze buse nk'ubwigira hejuru, bwe kugira ibiro bimanuka hasi, ahari bitworohere. Ibyo barabikora, bibi by'ubusa. Babona ubwato buranga, bukajya kumanuka. Bibiliya yatubwiye ngo iki? Bibiliya yatubwiye ngo aba bantu bari mu bwato, ngo buri muntu wese atakambira ikigirwamana cye. Abavuga bati ryangombe ry'ababinga, abavuga bati yewe nyirakanaka kwa runaka, abambaza imana z'iwabo, abambaza abazimu b'iwabo, abahamagara za nyabingi simbizi, barahamagara. Wenda ibyo ni iby'iwacu mu Rwanda. Ariko kiriya gihe buriya abantu bose baturuka mu miryango itandukanye babaga bafite ibigirwamana bambaza. Barabihamagaye rero, bibaye iby'ubusa. Baravuze ati turashize. Ese ko twumva turi guhamagara imana zacu, akaba nta kintu kiri gukorwa, tukabona nta kintu gisanzwe kibaye, ko hari umuntu uri muri twebwe wicecekeye, uri iyo hasi mu bwato hasi wiryamiye, we ko atigeze avuga? Ni mu mukangure nayo mumubaze.
ngo umusare amusangayo ngo aramubaza ati wa mugabo ko waryamye ugasinzira tukaba tugiye kurohama ukaba uri ubwato bugiye kuturoha ntacyo bikubwiye wewe wakangutse ugatakira Imana yawe igihe twatakiye ko twabonye ntacyo bikubwiye ntacyo witayeho umuntu wunze Imana umuntu wanze kumvira Imana asa ukwe umutima wabaye akahebwe Imana itabara hanyuma amubwira ati kanguka nawe utakira Imana yawe ngo barangije avuga ati ariko uyu muntu turabona atatakira Imana ye ahari sinzi ikibazo afite reka dukore ubufindo urumva umuntu wahunze Imana ntari bubone umwanya wo kujya kuyitakira kuko n'ubundi ntashaka kwihana ntakeneye kwihana uwo arumva umurongo yafasha ari uwo ahimanye n'Imana ko agiye itarushishi atazajya inenewe ingorane n'ibibazo bimutegereje inenewe ibyo ntibitureba Imana niba igutumye izi mpamvu igutumye kandi irashaka gukiza abantu umvira Imana itugire neza hanyuma rero Yona atindiganije gutakira Imana ye urumva ko bitari bukunde yaragifite umujinya yaragifite umutima wibanye ufite wabaye akahebwe avuga ati ndayihunze sinzajyayo ndabizi nagenda nkavuga namara no kuvuga Imana ikababarira ndabizi ko Imana igira impuhwe nyine hari igihe umuntu yibwira ko n'Imana ivuze ku bantu ashaka ko ibyimutumye ko nibiri barimbure ihita ibarimbura ariko umuntu ntamenye ko Imana igira imbabazi Imana itugire neza hanyuma rero uyu mugabo Yona agize atya ahunze Imana baramubwira ati takambira Imana yawe yumvise ko bitashoboka bakoze ubufindo rero bafinduye gufindura ko bugaragaza ko Yona ari ubateje cya kibazo baramubaza bati wa mugabo uri muntu ki uri uwo mu buhe bwoko uri uwe mu kihe gihugu ukora iki Imana dutabare umuntu w'Imana ariho gikurikirana wowe nkurikiye wowe uzankurikira umuntu w'Imana ariho gikurikirana turabwira abantu b'Imana ngo mujye mwitwararika mukiranuke aho babareba mukiranuke naho batabareba kuko amaraso Kristo yakuhagije yakumereye ku musaraba yagukoye nayo igiciro kandi aragukurikirana Imana itugire neza hanyuma Yona bamaze gufindura bwa bufindo baramaze ati urinde uri muntu ki ukora iki uturutse hehe mbese ibyawe biratuyobeye arabwira ati njyewe ndi umuheburayo nubaha Imana yo mu ijuru Imana itugire neza ageze none ahantu abona ko bigoye noneho kwisobanura atabihisha aravuga ati ngende umuheburayo Yona ntiyashoboraga kwiyumanganya ubufindo bwagaragaje ko ari buteje umuraba arisobanura avuga ati ndi umuheburayo nubaha Imana yo mu ijuru yaremye isi yaremye inyanja ndayubaha bagira ubwoba Bibiliya yatubwiye ngo bafatwa n'ubwoba bahinda umushyitsi aravuga ati cyo tubonye umuntu uvuga ko yubaha Imana yaremye isi ikarema iyi nyanja uyu muntu ko ari igitangaza ko atumariya baravuga ati ngaho rero tubwire tubigenze gute dukora iki mbese byakugendekeye gute arabwira ati Imana yarantumye nanga kumva nanze kumvira Imana niyo mpamvu mureba byagenze gute baravuga bati none twebwe ibyo ko bitatureba Imana ntiyadutumye turazira iki tugiye gupfa tukuzira se hari kosa dufite baramubaza bati dukora iki rero tubigenze gute we wanze kumvira Imana nakazi kawe Imana yawanze kuyumvira kuki ushaka ko dupfana nawe arabwira ati mva rero nta kindi gisubizo Imana ishimwe umuntu w'Imana akwiriye kuba afite igisubizo kizima arabwira ati ngewe
nimumfate munjugunye mu nyanja. Uyu muraba, uyu muhengeri urabaturiza, kubera ko nzi ko ari njye uri kubahora. Manshi Yesu yabwiye aba bayuda arabwira ngo nta kimenyetso muzabona uretse cya Yona. Bene data, mushakira iki kimenyetso? Mushaka ko Imana ibiyereka muri ubu buryo? Nibwo abantu bakeneye. Abantu barimo kwanga kumvira Imana kugira ngo Imana ibazanire ikimenyetso. Abantu barimo guhakana imbaraga z'Imana kugira ngo Imana ibazanire ikimenyetso. Abantu bari guhakana ko Imana ivuga kugira ngo Imana izane ikimenyetso. Ikimenyetso muzabona ni icya Yona. Imana itugire neza. Ariko ndagira ngo mbwire abantu ngo bikitwa uyu munsi wakwemerera Imana, ukamenya aho wacogoye, ukamenya aho wacitse intege, ukamenya aho waguye, ukahahaguruka. Imana igushaka uri umugabo nyamugabo uguhamya bya Yesu. Imana itugire neza. Ariko Yesu yabwiye abayuda arababwira ati umva rero, yemwe bantu b'iki gihe, nta kimenyetso muzabona uretse icya Yona. Bene data, ntabwo twajya ku makuru menshi yo kwa Yona, ariko Yona bamuroshye mu nyanja, inyanja irabaturiza, umuhengeri uratuza, amazi aratekana, bagenda uko bisanzwe, ahubwo ariko barahombye. Bahombeyemo ibintu byabo, imitwaro bari bajyanye yararohamye. Hari abantu b'Imana bari guteza umuraba muri iki gihe. Abo bantu bazize iki? Bazize kutumvira kwa Yona. Hari n'abantu barimo kuzira kutumvira kw'abantu b'Imana. Hari abantu barimo kuzira ibyaha by'abantu b'Imana. Umuntu w'Imana nakora nabi, umuvumo uzaza ku bantu bitewe nawe. Abantu bazazanira akaga sosiyete barimo. Aho kuba umugisha bazaba umuvumo. Ndagira ngo mbwire abantu ngo nyamuna nimuhinduke, mwemere iby'Imana ikora biragaragara, muve mu bimenyetso. Niyo mukeneye ibimenyetso mwigiza nkana ko Imana itavuga, ko Imana idakora, ko Imana itabaho. Ndabizi hari abantu bavuga ngo Imana ntayo. Imana ntivuga. Yavugira mu muntu ite? Yatuma umuntu gute? Zana ikimenyetso cyuko ariyo yagutumye kivuye mu ijuru. Ubundi si ikimenyetso kitavuye mu ijuru wagikura he? Ariko nta kimenyetso abantu bazabona keretse icya Yona. Ikimenyetso cya Yona yabonye tumaze kukibona. Yona ajugunywe mu nyanja iratuje, ngo Bibiri twereka ko akimara kujugunywa mu nyanja, uwari wamutumye yaravuze ati ni hahandi. Bibiri yaratubwiye ngo naho wamanuka ukajya mu nda y'isi, ijisho ry'Imana rigusangayo, ijambo ry'Imana rigusangayo. Ntaho wahungira Imana. Naho wazamuka ukajya hejuru mu kirere, aho naho Imana igerayo. Imana ishimwe. Ngo Imana ihita itegeka urufi, ishyiraho itegeko iravuga ngo simbuka vuba umire. Urufi ruramumira. Ageze mu nda y'urufi arihana. Mushakira iki? Ikimenyetso. Ageze mu nda y'urufi arihana, aravuga ati data, noneho ndemera gutumwa. Mushakira iki? Ikimenyetso. Imana itegeka urufi ruruka Yona imusozi. Yona ajyana ubutumwa noneho i Ninewe. Ageze i Ninewe aravuga ngo hasigaye iminsi 40 Ninewe ikarimbuka. Azenguruka uwo mujyi afite umujinya w'ibyo Imana yamutumye. Yumvaga ashaka ko nyine harimbuka kubw'amateka,
ntabwo tuza kwinjiramo cyane kubwo amateka ya Nenewe na Yona. Ariko amaze kugenda urugendo rw'iminsi, amaze kuzenguruka umurwa wose awurangije, abantu bumvisha iyo message Imana ibatumyeho ngo bagashishimura imyambaro yabo, bakambara ibigunira, bakigaragura mu ivu. Mu yandi magambo, ibyo kwirimbisha n'ubwibone bakabireka, bagahinduka abantu b'Imana, bakezwa, bagahindukira Imana, bakavuga ati Imana tubabarire, twarakosheje, twagenze uko bidakwiriye, rwose tubabarire. Iyi minsi 40 utweze, utuboneze igihugu cyacu, ukigirire neza, ukivaneho uyu muvumo. Hanyuma bigeze no ku mwami w'Ineneve, nawe bigenza gutyo, ahamagara abatware, ahamagara abakomeye, aravuga ati muze dutakambira Imana, idutumyeho intumwa, twihane. Kandi byari byo nibyo Imana yashakaga. Imana yashakaga kubaburira, yari imiburo itanze kugira ngo abantu bumva ko nibanga kwihana hari ikintu kigiye kuza kubabaho, bakihana. Rero Imana ikabagirira neza. Niyo misiyo Imana yari ifite. Ntabwo Imana iba ifite misiyo yo kurimbura abantu. Imana ntigira misiyo yo kwica abantu gutyo bahora ubusa. Ahubwo Imana itanga message ishaka ko abantu bahinduka. Imana itanga message ishaka ko abantu bahindukira, ishaka ko abantu bezwa, ishaka ko abantu bisubiramo bakaba abantu beza. Nicyo ngicyo Imana yashakaga kuri Nenewe. Hanyuma Yona amaze kuvayo ngo asubiye inyuma, asubiye iwe, hanyuma ngo ageze aho yitegeye uriya mudugudu, uriya murwa, ngo aricara, ngo avuga ati reka ndebe rero, dore iminsi 40 igiye kugera, reka nicare ndebe ukuntu Nenewe hagiye kurimbuka. Hari abahanuzi bateye nka Yona. Imana itugire neza. Bishimira ko ibyo bahanuye ngo bisohora kandi ari bibi. Bameze nka Yona, bishimira ko ibyo bahanuye bisohora kandi ari bibi ku gihugu. Atatumwa ngo narangiza ajye gusenga, ahubwo avuga ati dore ndangije kuvuga bwa butumwa, ariko ihangane Yesu, abantu barimo barihana, dukize. Naho barimbuka uzasigara wishimye se, uzabungutse iki? Ariko Yona Imana imuzanira akantu keza, ngo itegeka uruyuzi ruramera aho yari yicaye ku kazuba, ngo rumera ako kanya ruhita ruza ruramutwikira, rumukorera igicucu. Yishimira cya gicucu rero yari yicayemo, anezezwa nacyo. Ngo arangije kunezezwa nacyo, akikishimiye, yumva ameze neza, yumva ari buze gukanguka, agasanga Nenewe harimbutse, harangiye. Akangutse ngo asanga agiye kubona ngo Imana itegeka inanda cyangwa agakoko ko mu butaka. Inanda ni agakoko gakunda kurya ibishyimbo bikimera by'imigondoro, gakunda gucamo kabiri ibigori bimera, nyine imyaka aho ngaho. Hanyuma ngo Imana itegeka inanda irya rwa ruyuzi mu mizi, iruriye ruhita rwumye, rya zuba riragaruka. Rigarutse rero Yona arababara, ngo agira n'umujinya. Agize umujinya rero ngo Imana iramwegera amazi iti Yobe, kubabaye ubaye iki? Yona ati nari nishimiye kino gicucu, uruyuzi rwari rumeze, rwari rungiriye neza, numvaga nguwe neza, ndi kureba ukuntu Nenewe haza kuza kurimbuka. Imana yamubaza iti none se kubabajwe n'uruyuzi utateye, uruyuzi rumeze umunota umwe rukagutwikira, none rukaba rukuyeho ko rukubabaje, njyewe nari kureka ne kubabazwa n'ibihumbi biri muri uriya murwa wa Nenewe, bitazi gutandukanya indyo n'imoso, bitazi gutandukanya ikibi n'icyiza, kubera ko batabwiwe ubutumwa bwiza, batigeze baburirwa ibyo kwihana. Njyewe nari kureka gute kubabazwa nuko bagiye kurimbuka? Kubabajwe nuko batarimbutse, kubabajwe no kuruyuzi rugize rwumye, nyamara ngiyeho kumva ko ntagomba kubabazwa nuko bari abantu bagomba kugira gute kurimbuka bazira ubusa. Yona rero ngo arabibwira ati rero nicyo twavuganye, nicyo nakubwiye ko Imana nziza, Imana y'inyempuhwe, iyo umuntu yihannye uramubabarira. Umva da, nicyo nakubwiraga ntaraza, nari nzi ko nibihana uzabababarira. None Imana ishaka ko abantu bihana. Niba abantu bihannye se urashakira iki ko bapfa? Kandi uri umwicanyi, uri mubi. Ariko Imana itugire neza. Abantu afite uyu mwuka wa Yona
Imana ibasange. Imana yamubwiye yego, ariko nanjye bari abantu bari bambabaje naragukoresheje ngo ugende ubabwire bihane, nibamara kwihana nanjye nkureho icyo gihano, nkureho icyo cyago, mbagirire neza. Ni gute se ntagombaga kubikora? Imana itugirire neza. Rero Yona, abantu bameze nka Yona, bafite ubumuga nk'uwa Yona, Imana ibatabare barengere. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo uko byagenda kose nta kindi kimenyetso abantu bashaka kizava mu ijuru uretse ikimenyetso cya Yona. Ushakira iki kimenyetso? Mushakira iki bimenyetso? Ese ntabwo mwemera ko Imana ibaho? Ntabwo mwemera ko Imana ivuga? Niba mutabyemera nimutegereze ibimenyetso. Nshuti bene data mudukurikiye, niba mutemera ko Imana ibaho, niba mutemera ko Imana ivuga, niba mutemera ko Imana ikora, mutegereze ibimenyetso bya Yona. Biraje. Imana itugire neza. Ikimenyetso, ibimenyetso bya Yona, cya Yona biraje, kiraje. Ariko icyo nkwifuriza nuko wahinduka ukamera nka Nenewe, wahinduka ukumvira, ukamenya imbaraga z'Imana kandi ukubaha Imana. Muri kino gihe gisa gutya, abantu bisubiyemo bakigenzura, bagahindukirira Imana. Imana yabagirira neza, Imana yatugirira neza, Imana yaturengera. N'iki Imana idushakaho ibyo kugerageza umwuka w'Imana, ibyo kugerageza Imana. Muniza n'ibimenyetso biturutse mu ijuru, ntabyo muzabona. Icyakora muzabona ibimenyetso bya Yona. Niko kuri ku ijambo ry'Imana. Ngewe icyo nifuriza abantu nuko mutabona ibimenyetso bya Yona, nuko Imana yarengera abantu, nuko abantu mwakisubiramo, Imana yabona mwamaje kwisubiramo, Imana ikarengera abantu, Imana igatabara abantu, Imana ikatugirira neza. Kadusenga n'Imana, twinginga Imana muri uyu mwanya. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye umwanya mwiza w'ijambo ryawe. Abantu muri kino gihe bakeneye ibimenyetso, ariko ijambo ryawe ritwereka ko wavuze ko nta kimenyetso bazabona kereka icya Yona. Ikimenyetso cya Yona rero ni ikimenyetso kibi, ikimenyetso cy'abatumvira, ikimenyetso cy'abasuzuguye Imana. Dusenge umuntu wese udukurikiye rero, ufashe intambwe, uteye intambwe yo guhinduka, agahindukira, kugira ngo umurinde ibimenyetso bimurinde mu izina rya Yesu, kandi utere ishyaka n'umwete abantu guhinduka, ngo bahindukire. Nawe Kristo Yesu, nawe wongere kwisubiramo, wongere kubabarira abantu bawe, wongere kutugarukaho, wongere kuturengera. Abantu babone ituze n'ihumure, abantu bwawe bakomeze gusaga imitima ya benshi. Urakoze kumvisha gusenga kwacu, tubyambaje twizeye izina rya Yesu. Amen.